Nakahise ndi muntu bwawe singekeranya urukundo rwawe rumara imbeho imbabazi zawe zinjyana uri wanyujuje ishimwe n'umunezero kugira Yesu byamaze inyota wambereye insinzi n'igitandara mbe ninde yankunda nk'uko ubikora nta nshuti nzabona ingana oh God ndagushimiye umugambi ufitiye ubugingo bwanjye ndagushima Yesu kusi icyo ndikora vuga wow shana ngo narukaga kuririmbana na Jessica we uyu mubyeyi araririmba mwa bantu oh God ndi umugore wo kubihamya ndi umugabo wo guhamya ko Imana yadusezeranyije kandi igasohoza ndashima Imana najyaga mbona nibaza se bigenda bite abantu bashatse ndashima Imana ni ukuri Imana yanjye abantu hari igihe twijijisha ngo kubera ko twahuye n'izindi ntambara n'ibindi bigeragezo ndashima Imana ko nicaye aha ngaha ndi umubyeyi ibi bintu kuri iyi si nicyo kintu cyakunejeje mwami Yesu ndashima Imana ko yahise umubyeyi ndetse kubyara no gushaka n'iki cyakunejeje umva nkubwire urugo icya mbere naruvugaho nkurikije igihe ndumazemo urugo icya mbere rwubakwa n'urukundo nta kindi kintu cyubaka urukundo nakuze numva indirimbo ya Makoni Koshwa ivuga ngo niba mukunze mujyane muteteshe n'abazararyama Yesu ashimwe abakunzi bagafaranga na Murava tubahaye ikaze kuri channel yanyu mukunda uyu munsi rero ntabwo ndi njyenyine nk'uko mubibona ndi kumwe n'umudamu n'umumama n'umubyeyi mwiza muri kubona imbere yanyu ntabwo ndi buze kumuvuga araza kubibwira tumuhaye ikaze cyane hano kandi turamwishimiye cyane karibu ushatse wanamvuga ntabwo ndaza kukuvuga n'ubundi mfite ibintu ngomba kukuvugaho araza kubibwira ariko ntekereza ko abantu benshi bamuzi hari n'abantu bagiye bamutwishyuza kenshi cyane Mucyo Wera Jessica abantu benshi baramuzi ni umuramyi ni umuririmbyi ni umuramyi abantu baramuzi muri iyi gospel industry bazi ko ari umuramyi mwiza abantu bazi ko twagiye turirimbana mu myaka ishize abantu bazi ko turirimba kimwe ariko hari n'ibindi batazi ubwo ibyo nibyo ngewe nzi ibindi batazi ni ibihe turakwakiriye hari ibindi utavuze ibihe ndabizi ko uri umumama w'abana bane n'umupapa turamusuhuje cyane ntabwo nemera kubivuga ariko ndabizi ko ari byo ibyo uvuze
ntabwo narashakaga kubivuga kubera yuko wowe urabizi cyane kandi akubereye mwiza rwose cyangwa wanze kugira butere urumva kuvuga akantu nk'ako ngako wowe ugomba kubivuga yeah so karibu nsengera kuri eglise presbyterienne Karugira au Rwanda eperi nanjye niho mbarizwa burya ariko niho tuba twaravukiye twarakuriye muri iyi minsi ntabwo turi kwaboneka ariko turi abana b'itorero ese abantu ntibabizi ko turi abana b'itorero ntabwo twahava turi abana b'itorero kandi turabubaha by the way baratureze bareze izi mpano mubona musanzwe muzi hano zose turashimana ku bw'ibyo Jessica amakuru uri kwiyumva gute ndumva neza nishimiye kukubona araciye igihe kinini araciye imyaka myinshi uri kwiyumva gute rero wageze hano hantu twaragutumiye by the way turagushimiye ko watwitabye abantu nk'aba ngaba kubabona baba bafite inshingano nyinshi uba ufite ibintu byinshi uri gukora ariko no kuba nzi ko uri umubyeyi ubu ngubu nanjye nabaye we nzi icyo mbuze noneho imbere hakaba hari abandi batatu hari abagiye ku mashuri batashye hari agahinja hariya dufite abana bangana Imana ishimwe abana bangana amezi akana uwa kane angana n'uwe wa mbere urashaje pe ntabwo ushaje ariko ejo bundi sinzi ahantu twari kumwe uri kuvuga hari umwana uri kuvuga ufite imyaka 7 mpita numva ndabyo kamaze kiriya gihe cyose yubatse ndashaje so serious bimaze imyaka myinshi muri ibi bintu bizeye ko ufite inama nyinshi cyane waduha watugira abamama bakiri bato nkatwe urugo nabonye ko n'Imana irwubaka iyo yemereye ariko nyine hari n'igihe experience irakora yego rero iyo myaka yawe ufite ibintu byinshi wadufashisha ahandi byagendaga mu muziki ni amahoro umuziki ni sawa hari indirimbo nshyashya ziri ku channel yanjye Tusika Mucyo Wera abakunzi banjye bajya bakazireba ni amahoro mu mpande zose amahoro banameze neza nishimiye cyane kubana nawe turakwishimiye pe mana yanjye by the way harya si we muhanzi wa mbere twakiriye kuri channel nibyo mbese urimburiye abandi nta nubwo ndamenya ngo n'abandi ngo ni bande nzakira ushobora gushiduka nyine twarabyumvishe twumva ko tugomba kubana na Jessica ariko ndabyizeye ko hari n'ibindi byinshi cyane biba bifungutse Jessica ni umuririmbyi mwiza ngewe namwigiyeho ibintu byinshi cyane kare turi hanze nabuze mubwira ukuntu namutinyaga sinzi akaririmbo yaririmbye harya ni akahe ni akahe nagushyiremo agatenoro ndi mu buntu bwawe singerekeranya urukundo rwawe rumara imbeho imbabazi zawe zinjyana uri wanyujuje ishimwe
ntabwo narukaga kuririmbana na Jessica we uyu mubyeyi araririmba mwa bantu mwe oh god uyu mubyeyi araririmba umunsi wa mbere nagiye muri injiri bora ntabwo nzabyibagirwa bari bari kuririmba akaririmbo kavuga ngo Bwana jina lako litukuzwe bampagaritse uruhande rwawe Prosperity twakiriye rero hano uyu mwana rwose ni umuririmbyi mwiza aka kana karirimba neza muretse muze mukumve ati ngaririmba murava kwa kundi Bwana bameze umwuka kubera ubwoba mba ndirukanse ubu uraje unyirutseho ngwiro none aravuga ngo ntukaririmba neza none ntabwo ati shareka kumbeshya Jessica yararirimbaga ugahita wumva ubwonko bwawe neza birazengurutse noneho namuririmbaga iruhande naracanganyukirwa navuga gasubu Jessica ibi bintu abikora gute by the way wambere umwarimu mwiza ubundi dukwiriye kuzajya tuzana abantu nk'aba tukabashimira imbere yanyu gift se nzayizana I will for sure mba nzi abantu nanyuzeho urumva wambere umwarimu mwiza kuko nakwigiyeho abantu bazi nyine urumva byagezeho abantu bavuga ko tunaririmba kimwe kubera nakwigiyeho nkazajya nkusubiramo kenshi ese Jessica bino bintu abikora gute ntabwo nabashaka kuririmbira hasi nahoraga ndirimba nyine ndagushimiye umugambi ntabwo numva ko nari ufite ubugingo bwanjye urumva ko naje ngenda umunyeshuri mwiza so rero Jessica namwigiyeho cyane ni umuririmbyi mwiza kandi akaririmba nta bintu byinshi atabigize intambara abantu benshi nicyo kintu bakunda kuvuga nta kuririmbana intambara nta bya bindi sizwe abantu bajya kuririmba ukabona aba ari pose ubuntu bwawe ibintu bigenda gutso Imana iguha umugisha urumva ni umubyeyi uririmba neza ufite courage ushobora guhitamo ibintu bitandukanye n'ibyandi bantu uko baba babitekereza kereka nimba barahindutse uracyari wawundi ashobora gukora ibintu wowe ukuri kubitekereza n'ukuri kubyumva sweetness yabyo ukuri kubitekereza ugahita wumva ashobora kukuzanira nk'ikindi kintu bihabanye ikindi kintu nzi kuri Jessica ni umuhanzi azi guhanga azi guhimba mw'abantu mwe uyu muntu azi guhimba ku buryo yajyaga azana indirimbo akazana indirimbo yazana indi ugatumva nta nubwo harimo n'akamelodi kajya guhura n'akindi yahimbye ugatumva nta nubwo harimo n'amagambo nyine ufite impano yo guhimba Imana ishimwe ko yatumye noneho igucisha no mu byawe kugira ngo ikaguha gukora carrière solo kugira ngo abantu babone ikikurimo kubera ko by the way turashimira Prosper kubera ko ntekereza ko iyo ari kubibona akabona izi mpano ziri gushayininga gutya avuga ati wow njya nkunda kubivuga n'ejo bundi twarahuye ndamaze uba wumva bimeze bite ese iyo ubona warareze abantu ukabona bameze gutya uriya mugabo nzamushimira rwose akwiriye igihembo ntabwo natinze urumva hari igihe uhora utekereza ikintu wakorera umuntu ukabona utarabona igihagije n'uburyo bwiza bwo kubikora ikindi turacyakora ntabwo nyine turacyakora ntabwo duhagaritse ni ukuvuga ngo impano ziracyashayininga kandi isi ikeneye kubibona ariko nzajya mbivuga kenshi mvuge ibirenge nanyuzeho abantu batazajya babona abantu bameze gutya dufite abantu baba baragiye badutoza badufasha rero Imana imuha umugisha mboneyeho no kumushimira dore twabaye ababyeyi icyo gihe twari turi n'abakobwa nyine turi muri studio Mana yanjye nyine muri studio mugire gutya wowe wari ubizi wowe wari ubizi reka kugenda mbanga wowe wari ubizi ngewe ninjye waba gutaje biva niyo bigana uribuka indirimbo twigeze kuririmba muri we harimo ye
none bakavuga ngo twese dukora drips inyuma ngo muragenda mwuzuzanya niho hantu naremerewe wabikoze mbikora nte ukuntu wabikoraga neza ugatitiza Jessica yagombaga kubanza kumbanziriza hari umuntu underanje ntongere turaza kumuvuga njye niyongera kutuderanje kandi hari igihe ajya ahamagara abantu imbere ya kamera batari bafite gahunda akabahamagara ngo kana ngwino hano ushobora gushiduka mbimukoreye kandi ariko Imana imuha umugisha nta kibazo nyine hariya nibwo nagendaga mbona mvuga ko se Jessica nyine wabaga uri fier njye rero ntabwo nabaga ndi fier ahubwo ko niko kantu kabayemo subize ariko mu by'ukuri ibintu twakoraga byose ntabwo byari ibintu ibyo kuba bitari bimwe byo ntibyari bimwe icyo nemera cyo narize nafashe umwanya wo kwiga noneho bigera ku kigero gihagije ariko kiriya gihe ntabwo byari bihagije nakoze practice hanyuma na Prosper akazavuga atako ko waje ko kimeze bivuye hehe kubera gukora practice abantu njya nkunda kubabwira ngo bajye bakora practice mu kintu icyo ari cyo cyose twebwe yego turabaririmbyi ariko no mu kindi kintu iyo udakoze practice rwose nta kintu wamenya n'ibindi byose ushaka gukora no mu masengesho ugomba kuba ubwo buzima bwawe bwa buri munsi uhora usenga rero icyo nicyo kintu kindi nari nkuziho no kuba strong kwawe hari ibyo byagiye bimfasha tutari no kuvugana azajya mbyibuka gusa and then nkavuga ahandi buhaca ahandaza kuhaca ahandi buhaca ukibuka bitewe n'ibihe wanyuranyemo n'umuntu ukavuga ati ibi nanjye ndabicamo nkabara nkareba imyaka wari ufite nkabona ndayirengeje nanjye ibi ngibi ndaza kubicamo hari ibintu rero Imana ijya ikoresha umuntu yamunyujemo ibintu ntamenye umurimo wakoretse mu muntu urumva rero ko hari umurimo wagiye ukoreka cyane binyuze muri wowe utabizi n'ibindi nigeze kubwira turi hasi ntabwo ugira hano kuri kamera mwihangane ariko hari igihe bitewe n'ibihe uba waragiranye n'umuntu ubyibuka gusa bikaba byagira icyo bigutambutsa nyine muri ubwo buzima rero uri umugore uri strong abantu nyine abantu rega mubona aririmba wenda ngiye mujya mumbona mvuga ariko aba bantu baba bafite ibintu bafite muri bo wenda igihe nikigera Imana izababwira ati mutuganirize mudufashishe ibintu bene data ibintu byo kwihererana ibintu oya ntabwo nagutuma nyine wenda uvuga nyine udashaka kuvuga ariko icyo nzi cyo apart from kuvuga ngo kuririmba ndabizi ko hari ibintu Imana iba yaragiye idukorera iducishamo kandi bikomeye cyane nk'umuntu w'umubyeyi ufite experience umaze imyaka si 2015 turi imyaka 9 tugiye kugira 9 wow ni ikihe kintu watubwira twebwe nyine abakiri bato wadufashisha n'abandi bantu badukurikiye ahangaha ndaza kubishyira muri cadre twebwe tuba tubivuga nk'abantu bakijijwe ariko nanone b'abadamu ariko nanone hiyongereyeho ababyeyi kuko n'umubyeyi ni ukuri n'umubyeyi wabyaye uyu munsi aka kanya nabonye muri sale dope igihe bakimara kunkuramo umwana yarize ndacanganyukirwa nkiri hariya muri waiting room recovery room ibintu nk'ibyo bamunzanira ngo yonke nese numva urugendo rutangiye rwo kuba umubyeyi rwo kuba hari ubuzima ngiye gutanga ku muntu wa muntu ukiri muto ukiri no kwa muganga aka kanya nawe yatangiye urugendo yego kamara iminota 30 nabacurangira yego ngwino ducurangire wow ndishimye bagiye kuducurangira reka dukomeze bagiye kuducurangira wow yes sibyo ni umumama watangiye urugendo ubu ngubu rw'ububyeyi ku bitaro navuze mu byiciro bitatu
kuba nyine ukijijwe uri umudamu ukijijwe uri umudamu nanone uri mu rugo uri n'umubyeyi ufite ubuzima utanga uko biri experience wayidusangiza wadufasha nkanjye ngewe ndabikeneye. urugo icya mbere naruvugaho nkurikije igihe ndumazemo. urugo icya mbere rwubakwa n'urukundo, nta kindi kintu cyubaka urukundo. nakuze numva indirimbo ya Makoni Koshwa ivuga ngo niba mukunze mujyane muteteshe n'abatararyama. bivuze ngo indirimbo ndayumvise kurushaho. kera cyane Anisette se ko asetse Anisette ubu ibintu byose twari twavuze nabuze ikintu cyamumwenyuza anejejwe n'ukuntu no hasi yaharyama. yewe ni ijambo riri kumubwira marade dutinde kamarade ntari bari kumubona satani yabasaka wadusabye ahubwo watuzengereje kandi twe tugeze ahantu heza. oya nta kibazo bikomeye ariko dukomereza nta kibazo. okay noneho iyo ndirimbo ya Makoni Koshwa urumva ikintu yashaka kuvuga ni iki? ni ukuvuga ngo wepfa kuba wamukunze wowe muzane nimba yagukunze no hasi azaharyama. rero nicyo kintu nabonye cya mbere, nizo imbaraga z'urukundo nizo zubaka. iyo mukundanye mudashingiye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, ngo wenda umuntu ashakane nawe kuko uririmba neza, umuntu ashakane nawe kuko ufite amafaranga, umuntu ashakane nawe kuko ufite imodoka nziza, ibyo byose biza nyuma. urukundo ni rwo rwa mbere nabonye rwubaka urugo. icya kabiri rero ugomba kuba uri umugore uri strong nk'uko bivuze, ushyira ibintu byawe ku murongo. akenshi dukunda kubona abagore bari nkoresheje ijambo basa nk'abajagaraye, ugasanga ntazi igihe cyo kuba ari kumwe n'abana, ntazi igihe cyo kuba ari mu masengesho, ntazi igihe cyo kuba ari muri repetition, byose akabivangavanga. ibyo rero bituma hari bimwica n'ibindi akora. rero ugomba iyo uri mu rugo uha umurongo, ukora orere y'ibintu byawe, ukava abana nabyaye barankeneye nzabaha iyihe time, nzajya mbonana nabo ku munsi n'uyu cyangwa kuri uyu munsi. njyewe nkanjye nihaye umwanya w'uko abana tudashobora kurara tutabonanye. nimba tutabonanye mu gitondo turabonana nimugoroba. amarada abiri niko ijambo riri kuyobora abantu. kamara urumva nanjye ndaje mbivuge ibyo bintu byo gutabana kuko ninjye ukunda kubaseka. amarade rwose bari mu kiganiro cy'amavuta ubundi baramaze kugenda barateganya turakora ikijana minota ijana nabibonye. oya cyiza kuririmba birabukwabi. nkawe abana ujya ubaha umwanya. yes nari ndimo mvuga njyewe umenya umwanya w'abana. nihaye ko abana tudashobora kwira umunsi tutabonanye. nimba ntabatunganyije mu gitondo bari kujya ku ishuri, nijoro bagomba kuryama nageze mu rugo. kubera ko ababyeyi tugomba kumenya iki kintu, ujya wumvikana n'umugabo wawe mukabyara abana mutumvikanye. mu yandi magambo umwana kumubyara iwe nta ruhare yabigizemo, agomba kubona ibyo akeneye byose, kuko we ntibyamurebaga kuba yisanzeho. rero wowe ugomba kuvunika kugira ngo umwana abeho yishimye kuko wamuzanye mutabivuganyeho. rero urumva umwana ntiyagira igihe cyo kubura mama we, kandi naramuzanye agomba kumbona. ni njyewe bigomba kuvunaho kugira ngo wavunike. rero ndiyeranja umwanya w'abana nkawubona ni itegeko. rero mbonereho kubwira ababyeyi batita ku bana, ugasanga mu by'ukuri umwana amaze icyumweru cyose ajya ku ishuri mutabona, inkweto zaracitse, inzara ntiziciye, imisatsi yarashaje, mbese umwana ugasanga arasa nkaho ari umwana w'abakozi, ari umwana cyangwa wenyine yirera. oya ibyo ntibabikora mu rugo rwawe. bavuze ngo uribarije uzamenya umwana wawe. njye ntavuze ngo dufite abana bangana. njye nk'ubu kandi nkunda kwiyegereza umwana cyane, kubera ko abana bari muri kiriya kigero abenshi bahaye undi muntu baraboza ntibaboze mu mutwe neza, noneho imisatsi yabo ikizingazingiramo imbere ikajyamo imyanda, ugasanga abana benshi mu musatsi bamwe utuntu tw'umukara. ababyeyi benshi babigenzura baraza kubibona. nanjye naratubonye ariko nta tukirimo tuvamo zizamo. none ugasanga benshi ngo ubuto ngo icyoya ni umwanda no kutaboza mu mutwe neza.
iyo ubanje ugashyiramo amazi n'isabune ukabanza ukamwoza ahandi, nyuma iyo uhagarutse ugakozamo gutya ino mitwe y'intoki gutya pande inzara, biriya bintu bishiramo. Ariko kubera ko abenshi tutabiyogereza, umwana asa nabi ntubimenye mu mutwe. yes, inzara ugasanga zarakuze ntabyuzi, wowe ubonana n'umwana nijoro umushyira ku ibere ngo ugira akazi kenshi. Nta muntu ugira akazi kenshi kundusha, urabizi ibintu byose ngira, ariko tugomba kubona umwanya w'abana kuko abana twabazanye ku isi tutabivuga. Bagomba kutubona mu buryo bw'umwuka rero ugomba n'uwo mwanya kuwubona. Ubundi umugore ni umunyembaraga, ugomba kubona umwanya wo gusenga, wo guterana, wenda ntuzawubona nk'uwo wabona gukira umukobwa, ariko nawe ugomba kuzawugira. Ukagira igihe ukajya mu rusengero ugaterana, n'iyo wowe waba utabonye umwanya b'abana ukabohereza, kubera ko wowe hari ahantu ugeze ku buryo bigoye ko hari ikintu cyakujyana habi, ariko uwo mwana wawe waracyabikeneye kuko hari byinshi atazi. Rero umwana niyo wowe utajya gusenga, utabonye umwanya kubera izo mpamvu nyinshi, wowe mwoherezeyo. Ngiye niyo ntasenga abana banjye barasenga, ntabonye umwanya w'amateraniro kuva ngo ngiye gusenga, afite ibindi bintu ndi gukora, afite ibindi bintu ngiye kujyamo, ndabatunganya nkabohereza. Rero uwo mwanya nawo mu buryo bw'umwuka nawe urakenewe, ugahuza abana. Twe tujya tugira igihe tugakora iteraniro mu rugo, tukicara tugasenga, umwana umwe akayobora undi akabwiriza, abakozi bagasenga, twese tugahurira mu iteraniro ryo mu nzu, umwe agashima undi agatanga ibyifuzo, twese tugahurira muri uwo mwuka. Bituma umenya abantu muri kumwe ni bande, bavuga bate bari kumwe n'abantu, babana bawe ubavumburamo impano utaruzi, nk'ubugiye namubonyemo umuvugabutumwa. Icyigisho babigishije ku cyumweru agisubiramo terke. Urumva uwo naramubonye, namuboneye muri ayo materaniro, basigaye baririmba indirimbo zo mu bitabo bonyine, bakayobora praise and worship. Rero icyo gihe kiba kigomba kubaho kugira ngo ugende ugira ibyo uvumbura mu bantu ufite mu rugo, atari n'abana bawe gusa, n'abandi bantu bahari. Ngewe experience maze kugira mu rugo, narimo mvuga ko icyambere ari urukundo, hanyuma ukabona umwanya wabo bana, no mu buryo bw'umwuka umwanya ukawubona. Icya kabiri nabonye cyubaka urugo ni ijambo ryitwa mbabarira. Bana mu rugo haba amakosa, mu rugo haba amakosa, umuntu mutakuriye hamwe, mutavukiye hamwe, mutarerewe hamwe, mutarezwe n'abantu bamwe, muba mufite imyumvire itandukanye. Niyo atari ukuvuga ngo ni ikosa, ntabwo mwumva ibintu kimwe. Rero si ngombwa ngo mbikumvishe, kuko wa mugani kugutsinda tubana, sinzi umuntu wigeze kuvuga se ubundi inyungu ufite mu gutsinda umupatina wawe ni izihe. Ntabwo rero icy'ingenzi ari uko byumvikana ko hari uwatsinze, ahubwo nimba hari ibintu muvuganye ukumva ntari kukumva, mbabarira igiti ikemura ibintu byose ugahita birangira, niyo waba utari mu ikosa. Irya gatatu nabonye ryubaka urugo ni ndakubabariye. Igihe cyose agusabye imbabazi ukihutira kumubabarira utitaye ngo byari bifite uburungu, ariko ngo nubwo mubabariye ngo byari bifite uburemere, ndumva byakabaye bifasha undi mwana. Mubabariye ngo ariko ngo byari bimeze gutya na gutya. Nimba asabye imbabazi ukamubabarira. Rero navuze amagambo atatu: ni urukundo, imbabazi, mbabarira, ni ndakubabariye, ukagira umutima ubabarira n'umutima wo gusaba imbabazi. Iyo ufite ibyo bintu bitatu navuze, hanyuma ukaba uri umugore uri poze, ushyira ibintu byawe ku murongo, buri kintu cyose ukagikora mu mwanya wacyo. Reka ngaruke ku bantu bajya mu masengesho basize ngo nk'umwana arwaye mu rugo. Abo bantu maze kubabona cyane. Ani nk'ubu waza kurikodinga hano umwana wawe arwaye, nta nubwo ubu nkurikije level biriho, mba numva ntafite n'umutima. ngaho tekereza none ugasanga umva mumwe ngo yagiye mu cyumba cy'amasengesho ngo umwana muhanka muri umunani ngo amujyanire kwa muganga. Okay, bibaho, ntago mbizi, wenda bishaka kuba biri kuri level y'umutima w'umuntu yagira. Ubwo ngendeye kuri level maze kubona ku mubyeyi uko amera ku mwana. I am telling you, ntarabyara ari level ntumbagaho umubyeyi ku mwana, ntabwo nabeshya. Ariko maze kubyara ntabwo nari nzi uko bimera gutya, ntabwo nari nzi level y'umubyeyi ku mwana uko bimera. N'urukundo wowe uracyafite amaraso iyo mashi mana yanjye, ntabwo nimagine nyine, ariko ni best feeling ever. By the way, ndashimana ko tugize ababyeyi. Nabonye agapost washyizeho ni nijoro niryari uvuga ngo ndagushimye Mana ko wangize umubyeyi. Numva mbyumvise mu buryo bugari cyane, kuko noneho ubu nanjye ndabyumva. Ari igihe umuntu avugaga ati ndi umubyeyi ariko ariko Mana yanjye, niyo feeling nabonye nziza. Ndashima Imana ko yamaye kwitwa umubyeyi.
wari ubagezeho abo bantu bashobora kujya mu masengesho asize nk'umwana arwaye ugasanga abadamu benshi narababonye mugahurira muri burayidi shawa ni ukuko Imana yasize abana batariye ubundi ibikorwa nk'ibyo ntabwo ari ibikorwa by'ingenzi utagiye muri burayidi shawa umuntu wakoze ubukwe yareka kubukora kuko ntagiye muri burayidi shawa y'umugeni wicaye agategura ubukwe n'umugabo we batambugishije inama ubwo bukwe buzareka gutaha ndetse niko tugomba kujya muri burayidi shawa usize abana bawe batariye kandi ubundi kurya kw'abana bawe byo ni itegeko kuba wabikoze apana ngo ni itegeko umukozi yabagaburiye ni itegeko kuba wowe wabagaburiye ubwo ugomba kumenya ko bariye mu buryo bwose bushoboka wabwira umukozi agateka mugasangira yaba ari we wabitetse ariko ugomba kumenya ko abana bariye ariko umubwire ngo usize abana batariye ngo ugiye muri burayidi shawa tekereza nuko cyangwa muri baby shower cyangwa n'ahandi ngo basohotse n'abashuti habe n'amasengesho ngewe se amasengesho Imana yayumva usize mu rugo rwawe hari ibintu bitari ku murongo oya usize umugabo mu nzu wenda niwo munsi yiriwe mu rugo umusize mu nzu ntiyariye ntiwateguye n'icyayi ngo uyu munsi ngo dufite amasengesho muri korali ngo cyangwa ngo dufite amasengesho kuri eglise n'ukuri amasengesho ntabwo Imana ishobora kuyumva njye nemera ko amasengesho meza ukora agera ku Mana arayusiga ibyo mu rugo byose biri ku murongo ku buryo umugabo adasohoka nasanga muri salo hasa nabi batabata se uriya mugore ko yagiye hano binakugireho akabazo uri gusenga iryo sengesho wasengaga ritarihura nayo magambo avugiye mu rugo bigakubitanira hano haruguru ntibizamuke pe numva rero ngiye gusenga kwiza ari uko wasize abo mu rugo bameze neza umwana ameze neza nta kibazo afite umukozi ameze neza umugabo ameze neza mbese abantu bari mu rugo nta rubanza mufitanye nibwo ugera imbere y'Imana wumva uri free ariko iyo usize mu rugo ibyo ngo ntibyogeje mu nzu ntiyakora ubye nta kintu na kimwe kiri ku murongo ntuzi n'uburyo biri bukorwe urabibona ko nawe umukozi bisigiye atari bishobora ukagenda ngo wica mu cyumba cy'amasengesho usigara uri stress fata telefone none se byagenze gute na gutya na none se kuki utabanje ngo bitunganye uzinduke kare urangiza ujye mu masengesho rero mu by'ukuri abadamu reke twige kuba responsable umenye inshingano zawe uzikore neza hanyuma ubone gukora ibindi nyine nyuma merci beaucoup urakoze kutugira inama okay turacyari kuganira umenya tugifitemo akanya nshimye cyane Jessica ku myaka hafi 9 urumva hari ibintu twaraga tuganira nko muri 2015 okay byari nko muri 2014 ufite ubukwe 2015 urumva hari ibyo twaganiraga turi abakobwa turabine bikarangiriraho kuri stories nyine z'abakobwa kandi bikarangirira aho ngaho ariko none ubu ngubu haba hari n'ibindi bigomba kuganirwa by the way twari tumaze igihe kinini cyane tutabonana kinini wagiye Nyamata uvayo ngewe Nyamata Imana rero mu umugisha ngiye nibarije ariko mbariza n'abandi ntekereza yuko hari icyo bakuyemo nanjye birahari ibyo nakuyemo ariko ndizera ko n'abandi wavuze biriya bintu byose uzi ko usibye no kubajyana mu materaniro buri concert yose ugiyemo buri kumwe na Naira uriya ni umuhanzi usansibura rero ntatangiye kumwereka ukuntu abahanzi bakora kuri stage ejo ndi none nabonye hari umunyamakuru wa Postinze arabimenye umunyamakuru wa Postinze umwana aravuga ati umwana wa Mucyo Wera Jessica ngo yagaragaje uburyo yizihiwe cyane mu gitaramo cya Kizonda bamwandikayo inkuru ndende kari kizihiwe kabana yanjye kari kizihiwe ndabireba ndeba ukuntu yuje muri concert n'abana buranamwishyura tike ariko ngiye so ni byiza nabonye hari igihe abantu ikindi ikiza cyabyo urabona nk'ubwo ngubwo okay ndabizi ko nawe wagize amahirwe twagize Sunday school ariko hari n'abataragize ayo mahirwe ariko none n'igihe utagize ayo mahirwe gerageza umwana wawe we agire ayo mahirwe nyine umutoze akurire muri iyo nzira kuko nk'ubu ngubu hari ubuzima kwa kesasura tutabamo bitewe n'ukuntu batureze niyo byagenda gute icyo cyo narakibonye hari umutima uba ufite hari uburyo uba umeze bisa nk'aho wakuriye hari ahantu bisa nk'aho wavutse uvukiye
bakujyana nko mu rusengero nyine biriya saha imwe bavuga ati Mariko kangahe haravuga ngo hari abana batagize ayo mahirwe amagambo yanjye akaguma muri imusabe biriya bintu bwa buzima bwose natwe n'impano zacu zagiye zigaragara batangira kuduha utumikorofone muririmba muri korali z'abana so rero ubwo nyine narindi kuvuga yuko ibyo uvuga no kuba duhura muri konseri ufite abana so it makes sense biragaragaza nyine yuko icyo ngiki kindi ibintu byose amateraniro kugira amateraniro abantu dushaka guterana n'abantu tubyumva kimwe turi kuri levels zingana ninza kurimba soprano ndi muntu andirimbira rutondi andirimbe tenor ariko urumva kuba ufata amateraniro yawe narura rubyiruko rwawe umuntu ari kwiruka ugira gute ariko ukumva nyine muri guterana ejo bundi wambwiye akantu urambwira ati mu cyifuzo yampaye ni iki ndeba uwo mwana wagwaye icyifuzo mugiye gusenga barabitanga ndavuga uyu mwana nyine yamenye ngo icyifuzo ntanga ni iki baba barabibonye yuko mwicara mukavuga ati dutanze icyifuzo iki n'iki by the way hari ibintu byinshi ndi gukuramo byose ntabwo ndi bubivugire hano Imana ije kumbashisha kugira ngo ibyo ndi gutekereza imbashishe kubishyira mu bikorwa ntabwo mfite abo ngabo benshi ariko nabo mfite barahagije kuki ngomba nzabagira amen sinzi umuntu mu kanya wambwiye harya ni musabwa yambwiye ngo abakobwa babiri n'abahungu babiri ndamuga ngo amen ndabyakiriye mu izina rya Yesu Kristo nkawe Jessica kera tukiri abakobwa ufite amakuru y'umukobwa benshi ako se niba mutarabyivugiye nkaba ngiye kubivugaga mbe amererana ariko we ntacyo bitwaye ibyo byarasohoye Imana yarakubwiye ngo uzaguha abana 4 abakobwa 2 n'abahungu 2 wabaga uri gusengera ibindi bintu ikakuzanira abana ugasengera ibintu rwose bindi Imana ikakuzanira abana mu by'ukuri Jessica ni umuntu Imana yasezeranije gasohoza bamure ku ibintu byo kuba muririmba Rundi hari nibereye online amateraniro ari online nuko kuri Zoom umuntu ntiyarazi izina ryanjye aravuga ati umuntu wanditseho gutya ntiyaranze vraiment ati umuntu wanditseho gutya ya mutingura nyine akavuga ndavuga nyitangira kuvuga aravuga ati hari message yawe narimbonye simuzi arambwira agitangira kuvuga yatavuga ngo sinkuzi ngo ari kumva ibyo mbwiye ngo mbwiye kukuririmbira kandi ntazi kuririmba abararirimbye ngo Imana isezeranya yarangiza igasohoza aho umuntu yabonye nta nzira Imana ibizifite nyinshi kandi bikora ititaye kugutenebuka kw'imitima yacu uyu mudamu ari mubi Imana yasezeranije reka mbabwire ngewe ibyo mvuga ndabizi ya masezerano utagenda unashakisha ati niyo cyangwa si sibyo je ivuga ubururu hakaza ubururu itavangiyemo akantu uyu muntu ari mu bahamya babyo ariko nanone isezerano ryagukaranze sibyo gutegereza isezerano ko risohora nyine kugira ngo utegereze ko risohora ryawe Imana isezeranye igasohoza Jessica yaririmbye ngo ni Imana isezeranya abantu barabizi ko ari we waririmbye indirimbo okay Jessica kuri akenshi za ndirimbo ni warazihimbye muri Injili Bora ntabwo ari kuvuga ngo ni aririmba muri Injili Bora akenshi ni warazihimbye izo mwabonaga twateye n'ubundi ntiwabaga wazihimbye nyine twabaga turi kugendera muri ayo mavuta rero ari okay twese turabihamya ko Imana isezeranya kandi igasohoza ariko biraryoha iyo uri kuririmba ikintu wabayemo nuko rero kumirwa tukaba sibyo durashima Imana ko isezeranye igasohoza ndi umugore wo kubihamya ndi umugabo wo guhamya ko Imana yadusezeranyije kandi igasohoza ndashima Imana najyaga mbona nibaza se bigenda biti abantu bashatse ndashima Imana ni ukuri Imana yanjye abantu hari igihe twijijisha ngo kubera ko twahuye n'izindi ntambara n'ibindi bigeragezo ndashima Imana ko nicaye ngaha
ndi umubyeyi Wow. ibi bintu Banza akantu ko kuvuga jya twabona no kuri iyi si nicyo kintu cyakunejeje mwami Yesu ndashima Imana ko Kubyara. yahise umubyeyi ndetse kubyara no gushaka ari iki cyakunejeje umva nkubwire Just ko nanejejwe no gushaka Ay. mvugishije ukuri byaranejeje buri kintu cyose cyaje okay bya bindi bavuga ngo binyura nko mu muriro bikaza ariko ari zahabu buri kintu cyose cyaje gisa nkaho kinyuze nko mu muriro tumi kuri njyewe nari twe ibintu nabirenze birarangiye bibaza uko ngiye kurira ariko hari igihe umuntu aca mu bintu ni ukuri bikaba byarakomanze umutima we nari mvuze ngo bica mu muriro bikaza ari zahabu ibyo bintu biri mu rushako uwo mwana nabonye ari mu rushako ni ukuvuga ngo nimba hari ikintu cyanejeje satani hari igihe agutera asa nk'uzanye ko nta kintu cyiza nyine wabona wakabonye n'isi ikabikwereka yuko utabikwiriye ikakwita amazina ikavuga ati ntabwo uyu muntu akwiriye icyo nari ndi mu masituwa ibindi byo byari byagaragaye nari ndi uwo nguwo ngewe nari mbizi ko ndi uwo nguwo nashatse ndi umugore ariko amazina nayitiwe mu gihe ndi umugore amazina atari meza nayiswe ndi muri urwo rugo ndi umugore hari n'ibindi ku buryo utekereza ukavuga ati nihiyongeramo nk'ikindi kintu sinzi ko byashoboka ku buryo uwo mwana yaje muri situation ntashobora kuba nakubwira that's why nkubwira ngo byabaye ikintu gikomeye cyane twashimye Imana cyane ko mu kavuyo kenshi mu majwi menshi yo kubona abantu bumva yuko utabona bikwiriye na satani n'abambari be bose bumva yuko hari mutagakwiriye icyiza kuko ba bantu deja bo bari bahari urwo rugo rwari ruhari aho rwagira ngo rwagenewe ko nta kintu cyiza nyine cyaba gikenewe rero Imana ibona uburyo dukwiriye ibyiza rwose n'umunezero mu buryo yahereyeho nk'umugisha ukomeye mu rugo ndashimana ko yaduhaye umwana biranejeje byaranyuze mateka abantu bagahindura amagambo niyo yonyine yo kwiringirwa nizeye kwidahemuka baba mana uzi ko abantu bahinduye amagambo ariko wabaye amagambo nk'abantu tubiziranyeho se Imana yajyaga itubwira rero ko bizaba nk'iyo ndirimbo turirimbye tutabishyikira ndashima Imana ko Imana yahinduye amateka abantu bakaba barahinduye amagambo iyo umuntu ari mu muriro ni ukuri ntabwo watekereza inyuma y'umuriro ko habaho biragoye ko wabitekereza ariko ndashima Imana ikura mu muriro umuntu agasigara agenda nyine atari kunuka umwotsi kubera ko akenshi iyo uri mu muriro uba wumva utari na fier umuriro n'abantu bagukozeho rega bashye niyo mpamvu hari abantu bamwe banagenda muri kiriya gihe urashaka bashye ntabwo bari meant to be there ntabwo bagomba kuba bari aho ngaho mu muriro ariko genda none se ubwo uraba uri mu muriro umuntu akwegera ari mu muriro we ntabwo yagombaga kuba ari muri uwo muriro rimwe na rimwe ugasanga hari n'abantu bagiye badukurwaho mu gihe nka kiriya tutarabisobanukiwe ariko kuko nyine ntituri muri wa muriro ubu ngubu no kubwiriza byaza ariko ndashima Kristo Imana rero ibaho umugisha nse numva twakorana ibindi biganiro byinshi cyane bya bintu burya nabishobora
abantu mba narababujije amahoro mbabwira ko ntashobora kuba nyine naganiriza abantu gutya nibyo aho gushoboye no kuvuga wenyine umuntu atiriwe njyenyine byo nabishobora icyo cyo utagira ngo njyenyine abantu bamaze kubona ko nabishobora ariko nyine kwinterakitinga n'umuntu ndabona bya bintu nabishobora uzagaruke ndebe ko wongera ukabishobora ngenda ngera ku rwego Jessica Imana imuhe umugisha. My goodness numvaga nyine tugifite ibintu byinshi cyane byo kuvuga bya bintu biraryoha bya bintu biraryoha numva ntangiye kuryoherwa hari ibintu byinshi numvise ko hari ibindi byinshi nagukuraho hari ibintu byinshi abantu bakeneye kumva abantu bakuzi nk'umuririmbyi gusa ariko ntago bazi nyine kereka abakuba hafi kiriya kiganiro ugenda ukajya kuri Nkunda Gospel nyine ukavuga ukajya ku Isimbi ukavaho ntabwo sinangombwa ko bakumenya cyane ibyo Imana yateganyije kugucishamo bazamenya ahubwo nuko nzi ko mu gihe runaka hari ibyo ushobora kubafashisha abantu nyine bindi batazi niyo mpamvu rero ngusabiye umugisha cyane wakoze kubana natwe ndishimye cyane wakoze kumesha umugisha uyu muntu twabanye kera cyane abantu mubizi nyine turirimbana ariko twaranaganiraga cyane dufite ibintu byinshi twaranararanaga twari dufitanye amabanga menshi kubera ko twabaga turi babandi twabaririmbyi b'imbere so twagomba guhuzwa n'ibintu byinshi cyane Imana iguha umugisha je ubu nta kindi kintu se watubwira mbere yuko tugusezera icyo nababwira ni uko mukomeza Kristo kuko niwe banze ryo kwizera amen niwe udufashije ibi byose bari kuririmba bari kubaka bari kubana n'abandi kubaho mu byo dukora byose Kristo niwe fondasiyo rero mukomeze Kristo ntabwo azabakoze isoni amen Jessica utarasoza bari kukumva uri kumwumva arasubizaho nigeze ni umuvugo bavuze kwita ku bana ariko kumera nk'uko ntabwo ugeze unoshaka umugore n'umugabo bakubajije nyine usubiza ukuntu yita ku bana ariko afite n'umugabo cyangwa se afite umugore ahubwo kuki utatunyuriyemo kuko hari igihe abantu babana bavuze ko baba badaturuka hamwe usanga bamwe banakomeretse umwe afite nk'abantu iyo babanye afite nk'ibikomere buri wese ku giti cye kuko ushobora kuba wavukiye abo bantu bo babiguza bate babana bate bumurana gute ese umwe abanza undi akareba ukundi nyine bigenda gute uraba yavuze ngo yibarije nanjye ndibarije ngiye ko nari nabibajije mu buryo bwose ubudamu ubwo urasubiramo ikibazo se navuze ngo nk'umuntu ukijijwe nk'umudamu nk'umubyeyi ubwo wasanga ari nari nabishyize mu byiciro bitatu ikibazo aje kugira ngo gisubize abantu bamenye icyo yarabajije ntabwo wamwumvaga yarabajije ngo ku bigendanye n'umugore n'umugabo wari ubikomojeho uvuga ko biragoye ko abantu bagira imyumvire isa ingana ntibakuriye hamwe hari n'igihe nyine ashobora kuvuga ukumva nyine ntumwumva bafite ibikomere bagiye bahura nabyo ese bakomorana gute ese nyine byakorwa gute kugira ngo bigende neza mu rugo ese babikorera icyarimwe cyangwa se mbese bigenda gute icyo navuga ku kintu kirebana n'ibikomere rero ibikomere ni ikintu gikomeye gishobora no kwangiza urugo somehow ngewe nitanzeho urugero twabanye n'umugabo ugiye afite ibikomere byinshi ndi umurakare nkunda ibintu biri ku murongo nta bintu by'ubutesi nta makeya nta uburanzi nakundaga ngo umuntu akora icyo twavuganye nta bintu byo kubera ubuzima ariko ngiye kubana mbana n'umugabo we ufite amahoro yose ushaka keya z'uburyo bwose noneho ngiye mu bintu byambangamiye tukibana ni uku nkiyarenga kuba twicaranye nkabona ari kumfata ku rutugu kuba twicaranye hariho ibintu nyine yakoraga ngewe ntari nkeneye mbese nari nk'umusirikare ndakuzi rero ibyo bikomere kugira ngo abanze abivure niyo mpamvu nababwiye ngo urukundo nirwo rwubaka kuko naramubangamiye urukundo nirwo rwa mbere rwubaka kubera ko nkunda byatumye anyihanganira kuko ngewe twaricaraga yatera burage nkahita ngira ngo ambwiye nabi kandi byari burage byari ukugira ngo duseke yankora wese kuri kunkoraho hari ikibazo mfite
ntabwo nari nzi ko mwicarana n'umwe ariko wabonye ko nsigaye ubu ngubu noneho twaganira umfashe urashobora gufata umuntu gutya nta kintu agiye kumubwira nta kintu agiye kumurebaho ntabwo ibyo bintu nari mbizi amazina atakumumagara izina ritari iryanjye ntabwo ibyo bintu nari mbimenyereye rero ngewe ikintu nabonye cya mbere cyamfashije ni uko yankundaga bitumutera kunyihanganira kuko njye nari mfite ibikomere byinshi cyane icyakora nanjye byansabye kumwihanganira kuko iwe yarasaga nk'aho afite nk'ubutesi somehow kuko ntiyari yarigeze akura ahuriye na stress nk'izo nari narahuye nazo hari ibintu nyine twari dutandukanye njye nawe ndabizi mu mikurire ye nanjye twari dutandukanye tugahurira ku kintu kimwe cyo kuba serious cyakora cyaradufashije wenda nyine yashaka gukora ibihe bitandukanye nuko njye ndi kubyumva nkamubwira ati oya suko ndi kubyumva tugeze gutya agahita agenda we akanyihanganira nawe yashaka kubikora kwa kundi ari we wantanze kubifata nanjye nkabyihorera ariko mu by'ukuri hari ibintu nyine sinavuga gutya twari dutandukanye 100%. rero iyo ubanye n'umuntu ufite ibikomere ufata umwanya wo kumwumva ngiye mpaye umwanya uhagije nkazajya nicara nkamubwira nkavuga ku bundi wo kuvuga uzinza rukubi ryana ati se yarakuriye ibyo nkavuga akajya agasinzira uri kuvuga kuko abantu benshi dufite ama depression tugendana abantu batazi ngiye mpamya ko ari umuganga wanjye wa mbere nari mfite ibintu mbitse muri nge nabuze umuntu nabibwira none nawe nabimubwira akazajya ambwira se nibyo byarabaye ariko n'ibyazi akanyereka ko ntabyazi nkavuga kugeza nyine arambiwe akamatisha reka turyame ejo uzongera umbwire niho yandireka nkubwira ubwo suzi yuko ari umuntu wambwiye gutya na gutya ati ninde amubwira mbese akamfasha kubabara ati niko yakubwiye yarakubabaje none we nuko utazi ubwo se ubu urumva ababaje hari undi buryo wagize amuha umwanya aranyumva mubwira byose nk'uko bindimo buke buke uzi ko njye namaze nk'imyaka 3 ntarakira ibikomere nabanaga nabyo ngifata umwanya wo kumubwira kandi urumva tubanye n'umuntu nyumva noneho uko anyumva niko narushagaho kuvuga ejo nkongera nkavuga akuzi ko hari umuntu wambwiye ko nzarinda pfa nta kintu nigejejeho ati ninde nkamuvuga ati wowe yarahonze ati kuko urabona ntacyo wigejejeho ngasanga mfite abana mfite urugo mfite nkabona ameze neza noneho yakundaga rero no kunsharinjinga gutya ambwira ati uzi ko bambwiye gutya na gutya akambwira atako gusa urumva atarakubeshyaga niba yashariye amagambo akurikirana abantu ziko barakubeshya rero nubana n'umuntu ukabona usanze afite ibikomere icyambere uzamuha umwanya umureke mu by'ukuri niyicara akarira ngiye naricaraga nkarira nkaturika nkarira nta kintu kindidishije pe nkicara nkaturika nkarira akambaza ati subaye iki ngiye nkumva nibutse ibintu nkumva nyine binzaniye amarira ntari nateguye ntawe umbwiye nabi ntawe unkubise ntabuze ibyo kurya nkicara nkarira akaza akanyicara iruhande akande kankarira Mariya mara gushatse bigenze gute nkamubwira ubwo uzi ko byagenze gutya na gutya na gutya na gutya byari igihe kiniki sinzi ukuntu mpamvu ngarutse ati komera noneho turi kumwe ntacece ejo nkazazana indi story tuba dufite ibintu byinshi tubana nabyo nk'uko wabivuze ati abantu baranze ariko buriya nyine n'utwo mvuga bazi duke hari byinshi mbitse we wenyine azi rero nafashe igihe kinini cyo kumubwira byari bindi nubana n'umuntu ubona afite ibikomere umuha umwanya akubwira kuko uko akubwira arakira nicyo cyamfashije noneho tukagendana akaba yafata akaboko tukagendana ngiye twashoboraga kubonana turi mu bantu nkaba ntamuhobera kandi n'ukuri atari ikibazo cy'isoni ahubwo ntabwo numvaga ko ari ngombwa uribaza noneho tumaze kubyara nkabona ahamagaye umwana aramuhobeye
si nk'ungoma muri mubiki ndakureba njye nkabona vraiment hari ibintu nyine Nkabona uyu nyine bari munsi- ku-exagera. nkabona ntabwo byari ngombwa ariko uyu munsi nibwo mbona ko nyine nakize nari umurwayi mubi ukomeye hari ibintu yamvuye nyine rero nubana n'umuntu ufite ibikomere umuha umwanya umwumve nimugira ibyago ugasanga mubifite mwembi ntibizabatere umwuka mubi mu rugo ahubwo mwembi mwumvane umenye ibyo akunda n'undi nawe amenye ibyo mugenzi we akunda hanyuma muhurize kuri bimwe mwumva mufasheho kubaka nyine muzagenderaho nimba wenda n'urugero ntakunda hariho umuntu nabonye umupapa ni couple nzi umupapa nyine ashobora kuza yagusanga yasanga gutya twicaye turi kumwe n'umudamu we akaba yakomeza kugera muri gahunda ze atagize n'umwe asuhuza muri mwebwe kandi batirirwanye noneho umudamu we ni umutasi wa wundi uba ushaka ko naza ahita amupomera abanza amubwire sitori ziriwe amubwire amakuru noneho umugabo arenda kumera nkanjye we nta bintu byinshi umugore rero akababara noneho biseba kubizi hari umutima baba babikoranye siko ateye noneho we nimugera mu rubuze kumubwira ko icyo ukunda ari uko aza akabanza akaguhobera mukavugana n'icyo rero gisabwa ni uko umubwira uti ngenda umva nifuza ibi undi nawe akakubwira ati ndumva noneho ngewe ibi ntabishobora nibyo rero byo kuvuga uti igihe atabikoze mbabarira ndakubabariye kuko nta mutima mubi ahubwo bituruka kuri bwa buryo twakuze butandukanye bya bintu twakuriyemo bitandukanye ariko buke uko mugenda mubana mwisanga umwe yarahindukiriye undi byanze bikunze ufite imico myiza birangira undi yavuye mu bibi yamusanze mu bye nisanze uyu munsi nanjye ngira umwanya iyo abana bagiye kuryama bose bancaho bakampobera hari utuntu twahimbye two gusuhuzanya nyine tukabaza tukadukina mu maboko mbese tugakina njye nabonaga papa bari hanze ari kwirukankana nabo bari gukina baro bakirukanka ukavuga atarekoma ubu nyine ariko ubu turirukanka twese tugakina ubute igihe rero numvaga ibyo bintu nta mwanya nabibonera umwe rero hari byanze bikunze umeze neza ahindura undi nibyo nababwiye urukundo ni rwo rw'ingenzi iyo tuba tudakundana byari kumuvuna ese uyu mugore ubundi we ni muzima umuntu ubaho gutyo abayeho gute akabona nsa nkaho wenda ndi nk'umugome samuha kandi mu by'ukuri si ubugome ahubwo ni bya bikomere nyine turi kuvuga rero umuntu wakuze adahoberwa biragoye ko yaguhobera umuntu wakoze atavuga ati mukobwa wanjye sheri ngwino mubwire biragoye ko wowe yabikubwira cyangwa ngo abibwire umwana we bisaba ikirere ko abona undi ushobora kumubwira uti ntabwo ari uko mu by'ukuri bose babaho ahubwo hariho n'ababaho gutya rero cya mbere ni ukumvana hanyuma mu kubera urukundo mukumvikana ibyo mugomba kugenderaho nk'abantu bakundana byanze bikunze nk'agahindura ibindi Imana iguhe umugisha wasubijwe ngo hari ibyo gishaka kubaza yasubijwe okay Jessica Imana imuhe umugisha cyane murabona ko twagira umugisha duhawe inama nziza cyane numvaga nyine byakomeza ariko nyine ngo umwanzi w'ibihe ni amasaha rero Imana iguhe umugisha cyane wakoze kubana natwe kandi turizera ko uzanagaruka mwakoze cyane abantu mwadukurikiye Jessica ni umuririmbyi mwiza cyane channel yiwe yitwa Jessica Mucyowera mugende mujye kureba yaba indirimbo cyaba n'izindi afite indirimbo nyinshi nziza cyane ukariza abantu benshi nzi baba bakunda ariko hariho n'izindi buryo iyo utumvisha indirimbo ntago wamenya yuko nziza sibyo mugende muzumve mu musapotinge abafite ibintu byinshi cyane ariko bategura mu gihe kiri imbere azabamenyesha arabakeneye sibyo arabakeneye urukundo mwereke urukundo mwakoze cyane kandi mukomeze kudushyigikira no kudukunda Imana ibahe umugisha cyane